Mbere na mbere Condoleance bisohotse muri stade mubabaye n'imikino ibiri dusa nkaho twasaga nkaho dufite mu ntoki iduciye mu myanya y'intoki. Sarupo reka ibyarangiye tubireke, iyi match urabona bipfiriye intsinzi tuyegeke kuri ino si nkubeshye. Abafana twakoze ibyacu turitabira kandi turafana iminota 90 n'iminota yongereho twafanye ibishoboka. Turari rw'abafana avuga ko twakoze ibyacu. Twabonye umukino mwiza ikipe y'igihugu yakinaga, ariko tumaze kubona igitego kimwe tubona ikipe yose isubiye inyuma. By'ukuri sinzi niba ari ishwa y'umutoza cyangwa ari ishwa yande, ariko mbonye tumaze kubona igitego mbona ko dusa nkaho twakorera ku ruhande rumwe ku ikipe y'igihugu Amavubi. Avuga yuko njye nabishyira ku mutoza. Umutoza avuga ko akoze rapurasoma idakenewe habe n'akantu gato, kuko twakinaga numero 10 avanyemo yakinaga kandi yatakaga, so akimukuramo yabonye ko ikipe ni nkaho isubiye inyuma yose. Sarupo, ese Amavubi duheruka kugira yagiye mu gikombe cya Afurika na Amavubi yararimo abanyamahanga, twabonaga umukinnyi mwiza muri shampiyona, bikaba ngo hatumwongera mu ikipe y'igihugu. Iki nicyo gihe uremeranwa n'abandi ko dukwiye gushaka imbaraga twongera mu ikipe y'igihugu. Ariko twarabigerageje, twagiye tubona abakinnyi bagiye bongeramo, ahubwo navuga turagafana ministeri. Se iyi umutoza niwe shobora twari dufite. Ese ko nari mfite umutoza kandi nari mfite umutoza wakinaga ashaka itsinzi agatsinda, ya defanda akadefanda, kandi ukona ko twabonaga umukino ugenda akiri ibintu bifatika. Navuga ko izi match ebyiri tugaragaje urwego ruri hasi. Navuga kuri iyi kipe ya Nigeria ni ikipe ikomeye, navuga ko ifite abakinnyi bakomeye, ntabwo nabarenganya, ariko se Lesotho wambwira ukuntu match itakaje gute. Jewe ntaciye ku ruhande, uyu mutoza niwe wabazwa ibintu byose. Sarupo, aka kanya njyewe ndakurukirise mugize umuyobozi wa siporo hano mu Rwanda. Waka kanya ejo ubaye uwo muyobozi, ni iki wahindura kugira ngo ibintu bigende neza? Dufite stade nziza, abafana baritabira, ubaka kanya uwakugira minisitiri wa siporo, ejo mu gitondo n'iki wahindura? Nahera mu nzu y'iremera arafira abafana banza makubura abantu bazi by'umupira nka batanu ntabwo ziko barimo. Abandi bantu batazi by'umupira nkabakuramo bakajya mu nshingano z'ibyo bamerita gukora. Dufite abari janderi benshi, niko tutabona abari janderi mu ikipe y'igihugu. Niko tutabona hari abantu batujyanye mu gikombe cya Afurika, hari abantu batujyanye mu twabonye bakoze amateka y'igihugu batsinda ibitego. Gute tutabona muri janderi mu ikipe y'igihugu bakoze iki? Je nabanza nkareba ese abantu bari mu nshingano yaba Ferwafa yaba bose bari mu nshingano na ministeri, ese baramerita umwanya barimo, ibintu barimo barabyumva? Ni gute bambwira nafite umutoza muzima nk'uriya? Ese byananiranye kubera iki? Umupira urahenda, niba umutoza arashaka kumwongera amafaranga bayikora mwongerera, ariko bakagumana ikipe imaze kuba ikipe ikina kandi ukona kwine kinye twanatakaza kubona ko ikipe yakinye. Ega ibintu umupira tubamo, umupira urategura, ntabwo umupira ari kuza mu gitondo ngo ufata abantu ushiremo ngo ushake kujya mu gikombe cy'isi ngo kijyemo cyangwa mu gikombe cya Afurika. Ni ibintu bibiri bifatika. Umupira urawutegura, niba uteguye umupira uzanye umutoza ubonye ko afite proje kandi proje irakora, ni ukubera iki umutoza umureka ukamurekura? Niyo mpamvu mvuga se abantu dufite muri ministeri no muri Ferwafa bamerita ibintu bya siporo barimo. Niba batabimerita ndakeka ni abantu bakuru, ni ikipe y'igihugu batwaye amafaranga menshi, baberereka bagahereza abantu bafite ibintu bumva umupira bakamushyira mu mwanya w'abantu bari. Niba numvishe neza wowe abanyamupira nibo wazana mu bintu byabo? Ye nazana abanyamupira mu bintu byabo bro. Niba uri umumotari w'umumotari, niba warigiye kuba umuganga w'umuganga, ntabwo uzaba warigiye kuba umuganga ngo uzujye kuba mwarimu muri kaminuza, ntabwo bishoboka. Sarupo, dusoza ijambo rimwe ku banyarwanda ndetse n'abakunzi b'Amavubi bari bitabiriye turi mu mibyizi bakaba basohokanye agahinda kangana gute? Nababwira ko umupira bibaho, ihangane cyane mbere. Ndashimira abafana baje kudushyigikira, ndashimira fani club y'igihugu yafanye neza. So icyo nababwira ni umupira nyine, reka dusabe kandi tukore dusenga, ari igihe tuzabona ibyishimo mu minsi iri imbere, ariko abo bireba bakosore. Ikindi urakoze cyane kandi nakubwira, hari abakinnyi tubona bari wajyana ikamara mu ikipe y'igihugu,
hari umukinnyi ukabona umuntu atanze ibitego bibiri ukabona aragarutse nakubwira urugero sinshaka kumeshoninga abakinnyi umukinnyi ku mukinnyi ariko nasaba ko umwaka utaha cyangwa se ubutaha tuzongera guhamagara bazaza n'umukinnyi umerite kandi icyo uriya mutoza yaramaze kubaka mu ikipe y'igihugu niba utamerita ntabwo yaguhamagara kandi abona ko byari bimaze gufasha ariko Manzi yagira ngo barwaye imitego ngo ya flash yaracyaje ese mubaze Manzi yaje muri kuri kwezi akiri imikino ingahe Manzi Thierry ntabwo nakurikiye badufite abakinnyi bakina ushyiramo umuntu umerita kuba ari uwo mwanya ariko kuvuga ngo izina ni ibiki bari batubye ntabwo bagiye barashaka kubabona bamwajiri bande wari kubona mu kipe y'ubu reka guhamagara izina umuntu uhamagara umukinnyi ukina uzira gafashe icyo gitondo umukinnyi Kwizera Olivier Gishweka ntabwo ari umunyezamu nari gukina mbese icyo atahamagara ababishinzwe bakore ibintu bijyanye n'umwanya abakinnyi batatu cyangwa babiri wabonaga bakagombye kuba baragaragaye muri equipe nationale ye nakubwira ko umuntu kinya Kwizera Olivier ahari ari gukina reka twese turakurikirana turashimira umukuru w'igihugu waduha internet tuba turi gukurikirana abakinnyi bakina umuntu kwa Kerema yagombye ko ari muri cyo kibuga yagombye ko ari muri kino kibuga Gishweka kuki adahamagaye wakoze ikibuga wowe n'umwe n'abaje batatu yakoze nakubwira yuko umuntu witwa Gishweka yagombye ko arimo umuntu witwa Kerema yagombye ko uyu munsi yari kuba muri iki kibuga yagombye ko arimo nimero kabiri nabo ngabo njye nakubwira Sarupo urakoze cyane kadusubire muri champion kandi mukomeze kwihangana ndamunyamoshe Pasteur arabeshya Amavubi ahembye abanyarwanda namwe nimwakira igihembo aduhaye none se nimwaze kuri stade araduhemba mureke mbabwize ukuri uyu mutoza nuri uwaperi baravuga uyu mutoza nuri uwaperi baravuga n'umwe ni mukuru amenye ko nta mutoza dufite kugira ngo umujyi wa Kigali wite batawawe wite batawa mukene wende ndekere ibibazo byanjye mbabarira w'inkoro cyangwa amakuru bagitangaza amakuru hari ibyo birengagize umujyi wa Kigali batarabye bakure urera ikibuga nagarisa abantu bajya mu uriya muzamu ikibuga nagarisa abantu baza guteretana ikibazo